Hagarika nonaha vuba vuba kuko ibi bintu ngiye kukubwira bikurikira ukomeje kubikora cyangwa ukabigumamo nyine mu gihe urumva uramutse ubikora ubu ngubu byakwicira ubuzima. Ikintu cya mbere ukwiye guhagarika, hagarika kwizera umuntu. Uriya umuntu ntabwo ari uwo kwizerwa pe, bihagarike vuba na bwangu kuko na Bibiliya irabitubuza ndetse haravuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Hagarika kwizera umuntu rero, niba wizeraga abantu ukaba wizera abantu pe ku rwego rwo hejuru, bihagarike kuko byazakwicira ubuzima. Ikindi cya kabiri ukwiye kuba wahagarika, hagarika kumva ko hari ikintu kidashoboka. Imyizerere mitoya niyo ishobora gutuma ukomeza kuba mutoya nyine. Iyo wizeye ko ibintu byose bishoboka, ukora kugira ngo ibintu byose binarangire. Cyaba ari ikibazo cy'ubukene ukaba wumva ko kidashoboka, ubwo nyine wumva ko ubukene utazabuvamo, wazabuhoramo paka. Ikindi cya gatatu ukwiye kumva ko ukwiye guhagarika, hagarika kumva ko hari umuntu wishingikirijeho, uwo muntu ukaba wumva nyine ko ari we wishingikirijeho ndetse ukaba wumva ko aramutse atariho nawe utabaho. Ibi bintu nabyo ni bibi cyane, ngo ukwiye kubihagarika kuko umuntu ntuzi igihe azamara, ntuzi nawe igihe uzamara, kuko umuntu ushobora kumubura cyangwa se ibyo yagufashaga ntibibe bikiri ngombwa ko abigufasha. Ibi rero kumva ko hari umuntu wishingikirijeho ugomba kubihagarika uko byagenda kose kugira ngo utangize ubuzima bwawe. Ikindi cya kane ukwiye kuba wahagarika, hagarika kwizera amahirwe, ngo wumve ko ugomba kubaho kubw'amahirwe, wumve ko ugomba kubona akazi kubw'amahirwe, wumve ko ugomba kubona amafaranga kubw'amahirwe. Kwizera amahirwe nabyo ni ibintu bishobora kukwicira ubuzima. Ugomba kuba wahagarika ugize bwangu kugira ngo nabyo ubashe kugira ubuzima buzima cyangwa ubashe kutangiza ubuzima bwawe. Ikindi cya gatanu ukwiye kuba wahagarika ni uguhagarika kumva ko abantu bakwiye kugira ikintu bakumarira kurusha uko wowe wagira icyo umarira abandi. Guharanira kumva ko ugomba kuba umumaro aho kugira ngo ujye wumva ko abantu bakugirira umumaro. Iki kintu nacyo nugikora ukishakamo kuba umumaro ku bandi, ukishakamo kuba igisubizo ku bandi aho kugira ngo ube ikibazo ku bandi bo baza ari igisubizo, ahubwo nawe ugomba kumva ko ugomba kuba igisubizo ku bandi. Iki kintu nacyo nugikora uzaba rwose ubuzima bwawe uri kubutabara. Ikindi cya gatandatu ukwiye kuba wahagarika, guhagarika kumva ko ugomba kubamo mu buzima bworoshye gusa, kuko buriya ubuzima bworoshye bugusunikira kuba mu buzima bubi, ariko ubuzima bukomeye bushobora kugushyira mu buzima bwiza bitewe n'ingamba uba wafashe. Hagarika rero kumva ko ugomba kugendera mu buzima bworoshye, ugomba kubaho mu buzima bworoshye, ibintu byose bigomba kukorohera. Ibyo bintu ukwiye kuba wabihagarika cyane kugira ngo utabare ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bwawe bugende neza. Ikindi cya karindwi ukwiye kuba wahagarika, ngo ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Ngo wumve ko mugenzi wawe niba aguze ikintu nawe wumve ko icyo kintu ukwiye kuba wakigira, kuko ntuzi impamvu akiguze, ntuzi umutungo we, ntuzi ibyo afite, ntuzi icyo ashaka kugeraho. Ngo umuntu nagura imodoka muturanye nawe uhite wumva ko wayigura, nagura isambu nawe uhite wumva ko wayigura. Hagarika nonaha ucyumva iki kiganiro, uhagarike kuzajya ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi kuko ngo byazakwangiza. Ibi bintu maze kukubwira nubikurikiza ukabigenderaho bizatabara ubuzima bwawe kandi uzabona impinduka mu gihe gitoya. Uzabona ko hari icyo byagufashije kandi bizakugirira n'umumaro. Ubuzima bwawe bwose uzabutabaye. Ibintu bihagarike, numara kubihagarika ubundi utangire utekereze ikintu cya nyacyo ugomba gukora. Ugomba kwimenya, ugomba kumenya umurongo wawe ugenderaho, ugomba kumenya amahame y'ubuzima,
ubundi ibi bintu bizatuma ubaho neza wishimye kandi unezerewe, utabaye n'ubuzima bwawe kugira ngo utabushyira mu kangaratete. Sawa rero